gahunda yaryo se ari kubera hano nahanga kabisa icyo nakubwira cyo iyi nama yari ikenewe kabisa byo yari ikenewe kuko abana mu mudugudu bari bamaze kwigira ibinani uziko nta mwana wari ukivugwa nakumira wa mugabo urabivuga urabizi katwinjire turebe basi niba ari ingamba babafatira pe papa rukundo ushaka utanga inzira abantu binjirira nyakso bitese ni inama irabera niho amatora arabera none wari uzi ko irabera he nabonaga ariho ariko sari mbyizeye neza niyo mpamvu wabujije abantu gutambuka se njyewe narebaga inzu kugira ngo ningire nizeye ko ariho none wamaze kubyizera ko ariho ndabona ntacyo ubona niba utabyizeye shyira agatafari kawe ku ruhande utanga inzira wabyizeye twinjire ako si kuvuga nabi kuko nizeye ahantu ngiye kwinjira niba ariho ni ikosa jya ku ruhande ubyizeze numara kubyizera ubona ugaruka none urabona turi bwinjire gute ako si papa Benjamin wabuze aho uca none ndaca he ubusuri bunini ku buryo utanyuramo uzabaza nawe wacu wapfuye atyo njyewe uransodeka ahantu se kubera iki ninde ugusodese wowe ahantu uri kunyereka njyewe sinahaca macishijwe n'umuntu ugutizeye niba ahantu aje ariho reka base aha niho ntago ariho ese papa Benjamin mwiriwe neza twira umusozi utariye mucapurishe tujye kurya ako si ibyo wakomeje n'ibyo usubije birakureba se n'umbajije ukubajije se umusubije neza ntabwo bikureba maze ibigabo by'ibikani byo biba bifite ubutiku sawa kazungu we papa Benjamin karame wakwegana ko umunsi tudashaka gushwana kweri nanjye ntabyo nshaka muyobozi nese urabona mukomeje ibyo bintu inama yaza kurangira mutarwanye mumbarize niwe wenyine se wowe mu kanya ruri muri bari gushwana ako se muyobozi naye shwanye mu busa byabaro kuri se bwo ntiwamureka papa Benjamin n'umuzi ntanzi ko nitonda witonda papiriyo ntago nitonda wowe ndakurahiye papiriyo mba nitonda manara kwishyura iziramvange numva iki vange narazi kwishyura wowe wabuze izishyura kandi wamaze kuziyongobeza nyine ni mu umukene ahubwo mukanya nshaka amafaranga yanjye ariko papa Benjamin karame ubwo gutabara umugabo mugenzi wari mu byago nibyo wakirirwa wigamba ndakamutabara nibura yabuze ayo kwishyura inzu ariko imvange koko muyobozi imvange nyine uzi ikintu cyambabaje se narazi mwishyuriye ngiye kugenda mbona baracyamufashe mu mashinga ndavuga nese ko namaze kumwishyura mwamuretse akagenda batireka ntishyure na voka yari ndavuga ibyo nabyo mwami igiceri cy'ijana ngiye kuyimwishyura batireka umugabo yariye voka z'igihumbi ndavuga nareka kumiro n'ikorosi rya rwama ariko paperi urya voka z'igihumbi uri igitera uri inguge cyangwa uri ihene barambeshye cyakoze iyo nsanga imvange wari yari iz'igihumbi nayo kumenya ko bakubeshya ariko babwire nishyuye angahe ibihumbi 6 ntababwira Yesu Kristo paperiya imvange 600 yarayiriwe imara iyo bavuze se ngo akazu gato niko karya ubwatsi wumva iki ntibi babavuga usikora nzi kariya ndi papa Benjamin reka naje narumi akanura udodo ariko kararya muve ko bakimara kubimbwira nje mbere yuko nzishyura narabanye ndamusaka ndamubwira ni muvandi niba ushaka gutana izivuka wambwira nkazishyura ariko ntuzitane bugekera arangati zose naziriye akimbwira ibyo bintu nahise numirwa nta kintu nakoze ariko uzi ukuntu ziravuka ziryoshye uburyo harya voka 10 shaho mujye mureka ndumiwe ariko icyo reka tukiveho cyo cyadurije hano reka tujye ku cyatuzanye hano ariko muyobozi mbere y'ibyo mureka tubanze twiyanize papa Benjamin ngaho nababwira n'ibigabo by'ibikara bari ibirofa baranyihaniza umuhozi iki gusa ibintu uzanye byo kwishyuza imvange bitumye dutesha umwanya byari muri gahunda karagaciyemo gacamo kajyahe wacyohewe ntababwira n'ibigabo by'ibikara papa Joy nawe wirengera ngo icyohe namaze papa Benjamin kabisa akuye gasopo ariko si ngombwa kumutuka nawe papa Benjamin wirinde nawe utari bwemere kuza kutwicira inama tureba nyica nyizize iki sawa rero mbo nabahamagaje hano ngira ngo twe ku kibazo cy'abana bacu barimo kwitwara nabi kugira ngo tugifatire ingamba kuko bitabaye ibyo urubyiruko rwacu rwazashira muri gereza birumvikana kabisa rero muyobozi ngiye ndumva twatangira twibwirana ako se gutinza abantu bahu turibwirana sari utazi undi ubu se Papa Joy azuye umugabo
papa shema se ninde utamuzi? ariko ntabwo ndi papa Shema. umwana we yitwa Rukundo. uwo Rukundo se ntutewe ishema nawe? Newe ishema nawe. ubwo se aho utari papa shema ni he? mwajye mureka kutugora. ariko n'abandi twakwibwirana kabisa. nta kibazo mucunguze uburyo umwete. nitwa Puisa. shaho hano turi mu nama yo kwiga ku bana avuga izina ry'urwavumba rwawe. Nexo urongera kwita umwana wanjye urwavumba. Ndaguceka. Mwihangane. Nitwa Paperiya. Ubundi se ko mfite abana benshi ndamenya mvuga nde? Vuga witwara nabi kandi dutayari twamwumvishe Neriya. Sawa undi? Papa Joy. Papa Rukundo. Papa Rasta. Tararenga umwana witaye nimujya kwiga mpere kuri uwo. Ako si umwana wanjye kuba yitwa Rasta bihuriye n'itabi. Ahubwo avuga uti kuba ndi Papa Rasta bihuriye n'itabi. Nuko ari wowe uribitse. Gise mbitse itabi. Umwana wawe ubwe ni itabi. Papa Benjamin tonde dukomeze. Ahubwo ndabona hari mushiki wacu wacecetse cyane. Yavuga iki sera bya indaya? Indaya ni so akagabo. Nawe akagabo ni so. Gasogo twipiki mu twanturo. Papa suramuzi. None se muyobozi ko nshimye ko habaye inama yo kwiga ku myitwarire y'abana. Mwatekereje ko yo kwiga ku myitwarire y'ababyeyi babo igakurikira. Yawe abari bazaheraho. Munyumvire. N'abana bararengana. Wabyarwa n'umugore ukaza uruhu. Ariko Papa Benjamin uretse amati kugira wari wamenya n'umwana we ari we. Si Clarisse tegera ku kabari se yarundi. Nasi n'umwana wanjye ko ari umukozi. Nababwira kuki utahisemo umukozi w'umurokore ugahitamo indaya. Muzana yari umurokore. Bivuze ngo uburaya bwigiye iwawe. shawe rogoye umuntu reka soze vuba twitare tujye kwirira. Hakwiye icyo ashyira imbere ku gihe ninda. wowe utayishira imbere se n'ubona bikugejeje. Ntwese nk'ingingo ya nyuma y'igisheke. Kandi muyobozi cyaba abantu turashwana. Mupfu umunwa wawe wacece tukareba ko hari icyo. Nta kibazo dukomeza ariko njye nindakara biraba bibi. Njye ni mama Shamira. Ya baba. Yesu Shamira uzgatwita. Genda se nyine wibeshye. Tayara meitowa. Bumvaniranye n'umwana nkabyemera njyewe. Bireke. Zabyemera yayibyaye. Sawa. Twese tumaje kumenyana. None tugiye kwiga ku bana bagaragaje imitwarire mibi, ababyeyi babo bagenda batubwira impamvu. Kabisa. ubundi se wo kutivuza ubona turakurota. Benjamin Sara utanze. Sawa. Hanyuma dore kuri Puisa, umwana wa kabiri namusanze ku kirari kunywa itabi. Ibyo bintu urabizi? Ntabyo nzi. Utabimenya se. Mukuru wari. Baramufunga. Azira iki? Tayari, nyana ni yamwe. Urumva muri umuntu we yabakora iki kindi? Murumuna we ariko sinenzi ko nawe arinywa. Urabizi sha usibonye iwawe amafaranga bagura ibiri itari menshi kurusha ayo bagura amazi wibwira. Bibwira ko ibiri bisigaye biribwa se. Urabizi ahubwo wewe bagushije ubufatanye cyane. Ariko murabona Nyagasari utumwe dukora inama yacu ra. muyobozi nawe umubwire iyi sandi mu bantu iratuma igikorwa kigenda neza koko. Nukuri nibashakano bamushyira. Ngereka mbwiza kuri Papa Benjamin urongera kuvuga turabipfa. Aravuga iki sundi yafunze umuntu? Aha. Nyuma yuko mbonye ibyabaye ku mukobwa wawe wananiwe gufunga amaguru ye ngerekana ifungira umunwa wanjye. Kandi wa mugabo uranshaka kamunani. Papa Benjamin njyewe none muyobozi ndabizi ufite umujinya ariko ngendagira ngo mbwize ukuri. Mu bintu byose navuga nta na kimwe nigeze mbeshya. Mwiriwe mwese. Mwiriwe. Mwiriwe afande. Ngize n'Imana mbasanze hamwe. Habaye ikisi? Hari umwana wafashwe anywa ikiyobyabwenge bita mugo. Shaka kumenya umubyeyi we. Uwo mwana bamwita ndese? Yitwa Elia. Se ninde? Surprise! Oh my God! Aha, akaba yabigurishijwe n'uwitwa Afande utambwira ko ari Shamira. Uriya mugore nakomeje kumubwira umukobwa we ni ikirara. Benjamin. Se ninde? Sawa Benjamin ninde? Ni ngombwa tukuvuge se? Afande umwana n'uwanjye ariko simwemera. Kandi ari wawe nyine. Turakoresha DNA test. Iragusaba 200,000. Ntayo mfite nyine ayo mafaranga. You think they're wise? Genda teste bayikore. Aya mafaranga sinzabona uko nyakwishyura. Nta kibazo ndayaguhaye. Afande buretse gato.
umwana n'uwanjye amafaranga azanunga muri gereza.